Sereka nizere ko mumeze neza cyane ibintu ari umutekano aho muri hose muri kububwa neza cyane by'umwihariko abakunzi ba Soundnest.Lab.Music.Production mba mumeze neza cyane ngenda mbibona umunsi ku wundi. So nk'ibisanzwe rero ikitumye nza hano kuri kamera se cyangwa kugira ngo ibyo tuganiraho mbere na mbere ndabanza mbashimire ariko mbere ko mbashimira ajya mbanze nanabibwire ni director Maven Pro yenda abishi ntabwo mwari munzi mwanjyaga mubona poste gusa wenda ntimumbone mukabase umuntu ninde ubyisha inyuma njyewe hari nabandi ariko wenda uyu munsi n'igihe babashe ko yari ngombwa ko ari juza kuri kamera. So nk'ibisanzwe rero nagira ngo mbanze nshimire abantu tumaze iminsi tubana cyangwa se twagiye tuvugana byinshi bitandukanye by'umwihariko abari babonye post twigeze gupostinga kuri ahantu hatandukanye haba kuri Facebook numva naraye yaranyuzeho kuri Instagram yanjye hari n'izindi Instagram yagiye inyuraho z'abantu bagiye batandukanye post yavuga ko ari abantu yo gufasha abanyempano bakizamuka bakaba bahurizwa hamwe tugakora indirimbo navuga imeze neza cyane, indirimbo imeze neza cyane. Ariko hagati ngaho twakoze poste dusaba abantu ko bakandikira kuri email cyangwa WhatsApp, harimo bagiye banyandikira inbox kuri WhatsApp tukabohereza kuri email family yita Queen Family Key, ubwo ni queenfamilykey@gmail.com. Iyo niyo email twari turi gukoresha kugira ngo abantu bagende banyuzaho amazina yabo n'ibikorwa bakora nimba uri umuhanzi ukashyiraho indirimbo yawe ukayohereza. So twarabibonye andi ndatekereza bamwe twatangiye kugenda tubasubiza ubutumwa bwanyu bwerekana ko ibyo mwakoze twabibonye n'uba mwagiye mububona. So rero nagira ngo nze mbishyireho umucyo mbabwire uko gahunda zimeze ubundi busanzwe production cyangwa se yacu ibyo nakita Soundnest Music cyangwa se Soundnest.Lab.Music.Production. Intego zacu ni ukutera imbaraga se cyangwa kuzamura abahanzi bakizamuka tukabashyira ku rwego mpuzamahanga, navuga ku rwego mpuzamahanga cyangwa se tukabashyira kuri platform aho abantu bose babona bakabona ibyo mukora kandi namwe bikabagira inyungu muri rusange, kuko iyo ukora ibintu bitagaragara rimwe na rimwe nta umenya ko binakorwa. So rero niyo ntego yacu, izo ni zimwe mu ntego yenda tugenda tuzimenya cyane inyinshi uko bukeye nuko bwije ndako tugenda tubana tugenda tuzibona tugenda tunazibabwira. Ariko by'umwihariko kubw'iyo mpamvu nagira ngo mbabwire step igezweho. Nabonye ko abantu batwandikiye ari benshi cyane, ni benshi cyane kandi ni byiza biragaragaza ko impano nyarwanda se zigiye zihari, ni cyerekana ko abantu bari gukora ariko abantu batazi ngo bari gukora bari gukorera hehe. So rero nkatwe nk'intego zacu nk'uko nari nzivuze Soundnest.Music.Lab.Production ikikora nakibabwiye ari nacyo ngiye kongera kubabwira cyangwa se icyo turi kwitegura muri iyi minsi dukoresheje message zagiye zitambuka. Gahunda ihari nuko ukuntu tugiye kubigenza noneho rero mu buryo step ya kabiri tugiye kubaha beat tugiye kuya-uploadinga hano kuri no channel indi kuvugiraho nindangiza nitumara kuyishyiraho turabaha link turayibaha abeshi abaprime turayibaha inbox abatari babikoze baracyafite amahirwe ashobora kuzayisanga hano n'ubundi. Iyo beat ukuntu uzabigenza uzayifata downloading I don't know sinzi ukuntu uzabigenza ariko birumvikana uzana downloadinga nurangiza ugende ukore indirimbo y'umunota umwe, ariko iyo indirimbo uzagaragaza akavideo kayo nyine uri kwiririmbiramo iyo beat imirongo yawe cyangwa se indirimbo yawe. Nurangiza uya-uploadinge kuri channel yawe cyangwa se hariho hose runaka I don't know. Ni ukuvuga ngo uyisharinge uyihe inshuti zawe zigutore nizimara kugutora cyangwa se ariko ibyiza cyane reka mbisobanure neza. Ibyiza nuko mwaza kuri utwo video mukazatutwohereza kuri WhatsApp cyangwa kuri email nkuko twabivuze, then afuta tukatwa-uploadinga, kwamara kutwa-uploadinga wowe ukajya usharinga ku video abantu nko gasharinga abazatorwa ari benshi batatu ba mbere cyangwa se bane, reka mbivuge neza bane ba mbere tuzabahuza mu ndirimbo imwe tuzabaha, ariko beat yo ntago izahinduka ya beat, ariko bishobora no guhinduka bitewe wenda na situation tuzaba turimo, ariko aba muri iyo beat abantu bazaba babikoze neza bane ba mbere tuzabafasha iyo ndirimbo tuyikorere hamwe, kandi murabizi ko tuzabafasha na promotion zayo ndetse n'ibikorwa byanyu muri rusange bikamenyekana haba ku mbuga nkoranyambaga se n'ahandi hose
berekana ibihangano byanyu. So numva ntari buze gutinda cyane kwa kugira ngo mushyireho umucyo ko step ya kabiri igezweho ari uko muzafata iyo beat tugiye kuba hano turayipininga muri comment ibe iya mbere muri kuri kino kiganiro hasi. Ikintu muzakora uzafata iyo beat nurangiza ugenda gukora aka video k'umunota umwe, numara kugakora ukatwohereza kuri WhatsApp cyangwa kuri ya email n'umuntu twavuze haruguru, then after ka uploading cyangwa se nawe wanaka uploadinga akazatorwa video izatorwa kurusha abandi izindi. Iyo ngiyo bane ba mbere nibo tuzatoranya, then after tuzababereka tuzakora nawe ikiganiro muzana babona, then after tubahuriza hamwe mu ndirimbo imwe ubundi HASI. Nk'ibisanzwe rero ni Soundnest.Lab.Music.Production. ubwo amahirwe na yanyu, amahirwe masa, impano zaguke, tuzereke abanyarwanda isi yose bamenye ubundi ibintu byanyu bigira aho biva bigire naho bigera. Ndabakunda cyane Made Pro, ndetse nanashimira n'abagenzi banjye dukorana muri Soundnest.Lab.Music.Production. barahari benshi bagiye batandukanye, nabo ndabashimiye ko naho bagenda bitanga, namwe mubana natwe umunsi ku munsi ndabashimiye. mukomeze mugire ibihe byiza, reka nizere ko tugiye guhura muri izo gahunda kandi bizagenda neza. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.